Muraho neza nshuti bakunzi bavuga Time TV aho muherereye ku mpande z'isi, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, kugirirwa neza n'Imana no gufashwa n'Imana bibe hagati muri mwebwe. Wowe utameze neza kandi ndakubwira ngo ihangane, Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza cyangwa ibibazo uri guhura nabyo, ariko Imana ize utabare kugire neza. Ijambo ry'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, turaganira ku ijambo rivuga ngo kunyurwa, kugira Imana unyuzwe. Ni ukuvuga ngo ijambo tugiye kurebera hamwe ni ijambo rivuga ngo kunyurwa. Turarebera hamwe amagambo turasanga mu Migani, Imigani igice cya 15 umurongo wa 16. Amagambo avuga ngo kunyurwa. Umuntu usanga muri iki gihe abantu bari gushaka ubukire, abantu bari gukora icyo ari cyo cyose batitaye ngo umuntu atabura kugira n'abo avukana nawe, atabura kugira n'abo umugore we, umugabo we, umuvandimwe we, kubera ngo ashaka ubutunzi. Ariko muri iki gihe abantu bibajije ko abantu ba kera babagaho batunzwe no guhinga gusa, batunzwe no kwambara akenda kamwe, ugasanga umuntu yambara no hasi gusa ngo ahishe ubwambure hejuru atambaye, ariko ugasanga aranezerewe mugenzi we, ugasanga aranyuzwe, ugasanga aratuje. Ariko muri iki gihe abantu bari gushaka ubukire mu bishoboka n'ibidashoboka, ariko Imana iturengere, abantu bongere bamenye agakiza, umumaro wo gukizwa, umumaro wo kunyurwa. Nuba ufite Imana, nuba ukijijwe, ibyo ufite Imana ikakubashisha no kubirya, kuko hari abantu bafite ibintu batabasha no kubirya. Ugasanga umuntu ni umukire, gushaka ubukire, aragambana, agira nabi, akora icyo ari cyo cyose bamubwira kugira ngo abone ubukire, ariko ugasanga nta n'amahoro abifitemo ubwo bukire, ugasanga bimuguwe nabi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nshuti mwene data, ijambo ry'uyu munsi tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo kunyurwa n'ukuri muri Kristo Yesu. Turasome hamwe amagambo rero, ijambo ry'umunsi turagiye kurushaho nk'uko mbibasobanuriye kubidusobanura muri Bibiliya ni ijambo ry'ubwenge, harimo amagambo y'ubwenge, ngo mbere na mbere hariho ijambo, kandi uwo jambo ni nyiri ijambo. Niyo mpamvu iyi Bibiliya nubwo abantu batayisoma, nubwo umuntu ushobora gusanga afite Bibiliya nta kanya abonye ko gusoma, ugasanga umuntu abitse Bibiliya ariko ntiwamaza n'umurongo yafashe mu mutwe ngo awuvuge. Ariko ndagira ngo ngo nshuti mwene data, ibihe tugezemo by'iterambere, abantu bafashije Bibiliya ku ruhande, abantu bashize Imana ku ruhande, ngo bari kugenda ku iterambere. Ariko ndagira ngo ibi byose tubibashishwa n'Imana. Imana itakurinze ubuzima, Imana itagushoboje n'iryo terambere uharanira, hari abamara kubigeraho ugasanga barapfira, abamara kubigeraho ugasanga umuntu ntashoboye no kurya ibyo yaruhiye, ntashoboye, mbese ugasanga afite indwara. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nshuti mwene data, nunyurwa ukagira Imana, ubutunzi ufite uzabunezererwamo, kandi Imana izaguha kurya ibyo waruhiye, Imana izakunezeza. Tudatinze dusome Imigani igice cya 15 umurongo wa 16. Turasoma uyu murongo umwe gusa, aranditse ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Uwiteka atugirire neza cyane, Uwiteka twishimire. Abantu muri iki gihe bahagaritse umutima, abantu muri iki gihe gutuza biranze, urasanga umuntu arwaye BP, blood pressure, nyine umuvuduko w'amaraso, ugasanga umuntu arwaye umutima, ugasanga umuntu arwaye umutwe udakira, ugasanga umuntu ahorana isereri. Kubera iki? Ni ukubera ko ufite ubukire cyangwa ari ibyo ushaka kugeraho, ariko ugasanga ntabwo muri wowe ufite gutuza, ntabwo muri wowe ufite kumenya Imana. Ugasanga igihe cyose urahangayitse, ariko iyo uzi Imana, umenya ko Imana yakubashije kuvuka, umuntu avuka nta kintu afite, ikaguha ubuzima ubayeho kuri uyu munsi wa none uko bwaba bumeze kose, izakubasha no kugera ku bindi byose. Ariko muri iki gihe turimo, abantu kwihangana, abantu kunyurwa, gutuza birabananiye. Niyo mpamvu usanga ngo hari indwara z'abakire. Ese izo ndwara z'abakire ni ukuri bavuze ngo ni indwara z'abakire? Nta kindi nyine, nta kabyiniro cyane no kuba babyitiriye, kubera ko bavuga ati nta muntu umukene, niko bavuga nyine umukene. Usanga umuntu ufite bikeya, ugasanga umukire nyine avuga ati ngomba kukugenderaho, kukandagira hejuru. Ugasanga nyine umuntu wimenya uko ari, akanyurwa n'ibyo afite, bimubasha kumva afite amahoro, agatuza. Ariko umuntu w'umukire kandi ushaka gukomeza gukira avuga ati sindaryama ntasanga iterambere ryancitse, sindaryama
nkasanga bantambutseho sindaryama reka nibe mbikorere, ugasanga umuntu w'umukire bwo na twa tundi azi umukene afite abonye ko atumwaka yatumwaka. Uwiteka atugirire neza cyane, Uwiteka atubabarire. Ariko iri jambo ry'Imana riratubwira ngo duke turimo kubaha Uwiteka. Niwubaha Uwiteka mu byo ukora byose, Imana niyo ifite ibyo dushaka, ibasha kuba ibyo ushaka hari ubifite yamukoresha akabikuzanira. Ntabwo ibyo dushaka Imana ibifite mu ijuru izabikura mu ijuru ngo ibituzanire, ibyo dushaka biri mu bantu. Ahubwo Uwiteka ashaka yuko dukizwa. Numara gukizwa uzasanga umukire wubaha Imana, ubukire bwe bumugirira umumaro, abayeho neza kandi Imana imurinda, n'ubukire yagezeho akabunezererwamo. Ariko abantu muri iki gihe bafite akaga kubera yuko bari gushaka ubukire bakibagirwa Imana ibabashisha kubigeraho, bakibagirwa yuko hari Imana ibahagarariye muri ubwo bukire bafitemo ibyo bari kugeraho hejuru ya byose. Ugasanga umuntu yagiye cyane gushaka iby'isi, gushaka imitungo, ariko yibagiwe Imana. Ugasanga rero bimubujije amahoro n'ibyo ari kuruhira, ugasanga ahangayitse kuruta umukene, ugasanga yahangayitse umuntu utagize icyo afite. Ariko ni ukubera iki? Siko bose bakize, siko bose bari gushaka ubukire bahangayitse, ahubwo biterwa no kuvuga ngo mbese uzi Imana? Iyo hari umuntu hari izindi mbaraga, hari ubundi bwiza, hari ukundi kugirirwa neza. Iyo uri umuntu ukijijwe uzi Imana, wubaha Imana, ubukire bwawe Imana ibukunezezamo, iterambere ushaka kugeraho Imana iragushyigikira. Ariko hano muri iki gihe barirwanirira, kwirwanirira niho usanga nyine iri jambo riri kutubwira ngo duke turimo kubaha Uwiteka. Ni ukuvuga ngo hari igihe iyo ufite ibyo ufite uko byaba bingana byose wubaha Uwiteka, Imana ibikunezezamo. Umuntu akibaza se uriya muntu amahoro afite ayakura he? Se uriya muntu ko tubona yishimye, niyo yaba ari ibibazo tubona yishimye abikore? Ni ukubera ko hari Imana, hari Imana ibana nawe, igendana nawe, ikaguha umunezero kandi ikagenda iguteza iterambere umunsi ku munsi. Niyo mpamvu ngira ngo nshuti mwene data, wumve ko uko uri kose, ibyo utunze byose, ufite Imana, ufite ubutunzi bwinshi, ufite ubutunzi bwinshi imbere y'Imana, kuko nta mpagararo uzigera ugira. Ibyo ufite Imana izaza ikubashije kubirya, ibyo ufite Imana izaza ikubashishe gukora byaguke, Imana iguteze imbere kuko wamenye Imana kandi uyubaha. Nta mpagarara, nta kubura amahoro uzigera agira. Izo ndwara ziterwa n'abantu bari gushakisha mu nzira mbi cyangwa mu bindi bintu bari gukora batubashye Imana, wowe Imana izaza ikurwanirire. Icyo nakubwiraga nshuti mwene data, ijambo ry'umunsi twaganiragaho ni uko tugire kunyurwa turi kumwe n'Imana. Imana niyo yaturemye, Imana iratuzi, Imana niyo izajya itubashisha muri byose ducamo umunsi ku munsi. Amen.